Bakristo bavandimwe rero ndaje kubasuhuza bifuriza amahoro y'Imana, mbararikira kubana nanjye muri iri jambo ry'Imana tujye gusoma mu byanditswe. Dusenge. Uwiteka Mana yacu, turagushimye ukomeje kubana natwe kandi ukabuturinda muri ubu buzima, watudume ku mwuka w'abazima. Shimwe kandi wagucyubahiro. Nawe bana natwe muri iri jambo, abari wowe wivugira, bwira ubwoko bwawe kugira ngo bamenye ukuri kuri mu byanditswe, kugira ngo tumenye n'ibyahishwe nk'abana b'abantu, tumenye dusobanukirwe n'umwuka wera. Abo bana kandi uturinde izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Bavugisha nitwa Ndahayo Emmanuel, mbazaniye ijambo riri mu byanditswe. Tumenye n'ibi mu byanditswe. Ese koko Yesu yazutse mu bapfuye? Iki ni igikorwa cyatunguye abantu mu isi hose kandi cyahinduye amateka ahoraho. Umugabo Yesu yazutse mu bapfuye amaze kuboneka ko yazutse, abigishwa be ntibamwemera, ntibabyemera, bakerensa uko kuri, bashidikanya ko Yesu yazutse. Nyuma bamaze kubimenya neza no kubonekerwa nawe, bahindutse rwose, hanyuma batangira kwemera guhara ubuzima bwabo kugira ngo babwirize ubutumwa mu isi hose, Yesu Kristo, babwiriza kuzuka kwe. Twakwibaza ngo ni iki cyatumye bagira uko guhamya gukomeye nyuma yo gushidikanya, nyuma yo kumva amakuru ko yazutse, ariko bakagira gushidikanya mu mitima yabo? Ni igiki cyabahaye gukomera mu mitima yabo, bagahara amagara bagakorera umwami Yesu, na bugingo n'ubu ngubu tukaba tubisoma mu byanditswe bibihamya ko bahindukiye bagakorera Uwiteka nyuma yo gushidikanya? Mu byanditswe niho bibyerekana neza, bitwereka n'iherezo ry'ubugingo bwacu. Amaze kuzuka yabanje kubonekera Mariya Mangadarena, ababwiye ibya Yesu ko ari muzima mu minsi 3 yari ishize, ntibabyemera. Yesu nawe aza kubonekera babiri muri abo, ababonekera afite indi shusho, bakomeza kunangira imitima, ntibemera ko Yesu Kristo yazutse ari muzima. Ubwa nyuma niho Yesu Kristo yabonekeye abigishwa 11 bicaye bafungura. Araza kuko yabarebaga mu mitima yabo, abagaya kuko kutizera kwabo no kwinangira imitima, kuko batemera ukuri ko bamubonye bavuga ko yazutse. Imitima yabo ntabwo babyemeraga, harimo kwinangira ko Yesu Kristo yaba yazutse. Araza arababwira ati, mwebwe mujye mu mahanga yose, mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera wese akizera ubutumwa, akemera akabatizwa, azakiza ubugingo bwe. Yatanze n'izindi mbaraga kuri byo, aravuga ngo abizera bakabatizwa bazahabwa imbaraga n'ibimenyetso byo kwirukana abadayimoni. Icya kabiri, bazarambika abantu ho ibiganza bakire. Icya gatatu arabwira ati, nzabana nabo kandi nzaba ndi kumwe nabo. Yesu Kristo ababwira amagambo akomeye, kuko yari asanze kwinangira kwabo gukomeye no kutizera ukuri ko
ko yazutse. Nakubwira ngo rero iherezo ry'ubu bugingo bwacu kuwizeye Yesu Kristo akamwemera ko yamupfiriye ku musaraba, iherezo ry'ubugingo bw'uwizeye, iherezo ryiza nuko tuzajya kwicarana na Yesu Kristo mu ijuru, tugasangira nawe duhanganye amaso ku maso. Icyatumye bagira uko guhamya rero gukomeye ni uko nyuma yo gushidikanya ko yazutse, yabiyeretse amaso ku maso, abagaye no kwizera guke bari bafite kuzuka kwe. Ibyo Yesu yabasezeranije hanyuma bitangira kuba igihe Petero na Yohana batangiraga umurimo. Byakozwe n'intumwa ibice 3 duhereye ku murongo wa mbere turagarukiriza ku murongo wa 16, ubundi twumve icyo bisobanura gutangira gukora kw'abigishwa no kwizera Yesu Kristo ko yazutse. Nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, aricyo saa 9. Hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, yahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero arababwira ati, turebe. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati, ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera. Arabaduka, arahagarara, aratambuka, yinjirana nabo mu rusengero. Atambuka yitera hejuru ashima Imana. Abantu bose babona agenda ashima Imana, baramumenya ko ariwe wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeho. Itangaza bya Yesu Kristo biracyakora. Agifashe Petero na Yohana, abantu bose birukankira kuri bo, bateranira ku ibaraza ryitwa Ryiza ibya Salomo, bumiwe cyane. Petero abibonye abaza abo bantu ati, yemwe bagabo ba Isiraheli, ni iki gitumye mutangarira ibi? Mudutumbirira iki nkaho ari imbaraga zacu cyangwa kuba Imana kwacu biduhaye kumugendesha? Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ariyo Mana ya sogokuruza, yashimishije umugaragu wayo Yesu, uwo mwatanze mukamwihakanira imbere ya Pilato, maze amaze guca urubanza rwo kumurekura, ariko mwihakana uwera kandi umukiranutsi, musaba ko bababohorera umwicanyi. Nuko wa mukuru w'ubugingo muramwica, ariko Imana iramuzura. Natwe turi abagabo bo kumuhamya, bo guhamya ibyo. Kandi uwo mureba kandi muzi kuko yizeye izina ry'uwo, niryo rimuhaye imbaraga, kandi kwizera yahawe nk'uwo niko kumukirishije rwose imbere yanyu mwese. Guhamya Petero yabwiye abantu bari baje bamugana batangarira ibitangaza bibaye, abahamiriza neza ko ari Yesu Kristo bizeye, akagendera mu mbaraga ze. Ubundi igikorwa cya Yesu Kristo kirakorwa, kandi imbaraga bahawe
zigira umumaro ku bantu benshi. Aba bigishwa rero barakomeje bagendagenda hirya no hino bakiza abarwayi bw'imbaraga bari bahawe na Yesu Kristo. Yari abasezeranije ko uwizera wese akabatizwa azahabwa imbaraga zo gukiza cyangwa zo kwirukana abadayimoni, zo kurambika abandi ibiganza bagakira. Ni ukuvanga iri jambo Yesu Kristo yabahaye byagendanaga n'ibikorwa. Nababwira rero ko kwizera Yesu Kristo niko kutubohora ibituboshe byose tugakira. Imbaraga Yesu yasigiye abigishwa bizeye bakorera mu mbaraga yabahaye, kuko kwizera bakora ibitangaza, bakora ibikomeye. Nawe muri aka kanya wizeye Yesu Kristo akakubera umwami nk'umukiza, atanga imbaraga kandi yagukorera ibikomeye mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nasoza mbabwira rero ko mwizere Yesu Kristo ni byose, niwe herezo ryiza ry'ubugingo bwacu kuba mwizeye. Murakoze. Dusenge. Uwiteka Mana yacu, tubonye ko kwizera Yesu Kristo ariyo nzira y'ukuri itubohora muri iyi si y'akaga, itubohora aho muri iyi si bikomeye. Tubonye ko Yesu Kristo ari we nzira y'ukuri itugeza ku Mana. Yadupfiriye ku musaraba, arazuka ajya mu ijuru. Natwe kwizera turagufite kuko yatubereye imfura yo kuzuka. Natwe turabyizera kandi Data, ngo twizeye ibi twohereza imbaraga zawe uhabwe ubugingo buhoraho igihe uzabugarutse. Bizwanarwa rero ibyo byose tubikorere kukumvira mu izina rya Yesu Umwami wacu. Amen. Murakoze cyane rero. Abararagira kuza gukurikirana ibiganiro, wandika kuri YouTube ijambo Yambi Nawe, amagambo afatanye, ubundi bakanda ukazogera kugira ngo ibiganiro bye bikugeraho tubana muri ijambo, aho dusobanukirwa tukamenya ibyo tutazi, twifashishije Bibiliya yera.